urabona ko n'abantu benshi baherekeje Tresford. Umugore we arababaye, n'umugeni arababaye, famille irababaye, itorero rirababaye, abantu bose barababaye. Aravuga ati ntabwo yarakwiye kugenda, ntabwo yarakwiye kugenda. Yego nawe uratangira utwibwira tugusanze aha ngaha mu rusengero aho abantu baje guherekeza kwigendera Tresford. Tresford ari muziri iki? Uramiye Mike. Nta kibazo. Ndabumfura yabeza. Ndi musizi nkasiga nisiganura kandi nkasiga bo nsanze ariko nabasigiye igitaramo kitari cyiza. Nari mwiza nkama mwiza Rafati, nitwa Nshimiyimana, umwana ndaruhutse, umwene Domiyani, umwana Elizabera, nkaba mwiza nk'umushongo kandi nkagwamo neza. Iyo ni inka yiwacu guma. Nuko rero nishamira imvuye ariko riravamo. Ihangane. Reka ndirere nge mwiza. Ihangane nk'umugabo. Ndabyumva. Yari nge mwiza namuvugaga nkamutaka kandi ninje ari buvuge amasigo mu bukwe. Nuko tere nawe ngira byiza. Komera. Ese byiringira tunzi iki kandi bitunze nawe niki cyamuhaye? Ese wamuhaye ubundi hawe nate? Ese umwango ubundi amwangike? Ese kuko umukuye mwiza? Tere yari nge pe, yari mwiza pe, yari umumotari, yigeze gutunga amakipe. Ihangane. Ihangane nk'umugabo bwo. Ihangane nk'umugabo. Ntabwo nabizi ko Teresa uri umushongo wuzuye mfura ya umushongo. Ihangane. Kuko abana babora naboze. Nk'uko twayiteka. Ihangane. Reka nce bugufi mvuge muti. Ihangane bro. Biragoye. Urumva abantu barabyumva. Data mwiza. Uri mwiza wumviriza imitima y'abantu. Narakana keza nkakunda keza akazi kanje nkora ndi mu agent. Simvuze ko twaduhuje akazi. Ariko yari mwiza wancagaho. Atwaye isambaza kuri moto. Akaza neza ntabwibone yagiraga. Nka myenda myiza pe. Niyambaraga neza ngo muhore icyo. Nukuri nibonekeza ngo mumutwarize. Tere. Kukugi. Ariko kumyaka ya mama ni yakunyibukoza ranga ngo nawe ngira ibyisi Tresford. Ngo kubera ikagiye kuba abana banje nabonye akanake. Mama yitwa umwana n'Inkunda Elizabera. Avuka hano ku mashuri akabo kwa Nyarusaza hafi no kwa Shimayeli ni baraha ngaha ubitega mushimire yabanye neza n'umuryango wa mama Shimari ntacyo namushinze
ndavuga byinshi pe. oya Hari na benshi dufite hano. Nagutunga urutukura umubyeyi pe. Ntabwo naburiye amati wawe ntiwari wangora. Ariko tubuze umuntu. Teresi pe agiye nta rwango yari afite, ntawe yagoraga, ntawe yasabaga icyo atunze. Ubuzima bwe yabubagamo, yababajwe na byinshi, yagerageje gushaka umutungo, awushaka nk'abandi ariko akawushaka mu nzira z'ubwiza. Ntiyigeze yica umuntu, ntiyafunzwe, ntiyigeze agira umuntu abangamira ngo amutware ideni. Simbizi birashoboka kuba bahari kubw'imitima y'abo bantu. Reka nkuvuge neza Tere, nubwo ugiye mfura ya da, ku myaka yawe ese uragiye 44 n'akantu nsigiye nzibuka Arafati nanjye nsigaye ku cyumweru ngo yari yabasuye. Yaradusuye dukunda neza, sinzi aho nkomoka nibo bamugoye nanjye abamugoye nanjye niho mvuka. Sinzi niba aribo bamugoye, sinzi intambwe yateye niba arizo zamugoye, ariko simbihamye ku mutima wanjye, ariko abamutwaye mugize nabi pe. Reka ngukunde Tere, reka nkwamirize nari nagukunze, ngukunda neza nawe urankunda, umbwira amafaranga uzama ariko sinyakunze. Reka nanjye nabi igitambo, nkunda neza nzatunga, nzaza kimira usize kandi pe. Nagira uwo akunda azatubwira ko amukunda ariko agusize. Inde uyu mugeni we ntabwo namuvuga mbabazi. Yego ariko hari abantu twaganiriye buretse wumva. Hari akeza kishe, hari abantu twaganiriye batubwira ko uyu arozwe. Nari umusizi ararwaye. Oya, simvuga ku makuru nahawe. Nari umusizi mwiza, sigira keza n'agakungu, kobwa mwiza n'agahungu, mwiza w'iwacu, nashaka kuvugira ibibi. Kari keza pe, nako kari kagakunze ari keza, ariko ni keza kasigaga mwiza ka Teresi pe. Ariko kagiye atarake, ugasigaranye ninde? Mwese mugasigaranye mukunzi iki? Niki mugiye gukunda we atarakeneye gukunda? Icyo mukundiramo nicyo yarakeneye, kandi nawe usigaye ndake kutamushimisha nko kugiye yari kumushimisha. Nakunda neza nkaba mwiza, navuga neza mukankunda. Reka narame nsige kandi mbabwire, yari yankunze arankunda. Ubukwe bwa Koyode nari mburimo ahantu muri Serikire, arambwira ati muhungu wanjye uzankundira umvugire nk'ibyo uvuze, icyo gisigo kinsigire nanjye uzanake mwiza, mbe Teresi mwiza kandi nerete neza, ariko ndagahungu keza. Ndamubwira ati Tere, nukuri pe dukunda ku myaka yawe irangiye, kubw'ubuzima waciyemo na mama n'ababyeyi bose baragukundaga, nta rwango rwawe, wabaye mwiza, wiringira bose, ubana na bose, ariko urangiye nawe wiringira iby'isi. Sawa urakoze. Hari umumama umuzi w'umukecuru twaganira mu kagari ka Karambi mu mudugudu wa Rusumo, uretse ko nimutse nkajya mu mudugudu wa Rusumo, ariko nari muri Bikumba, ariho nawe avuka Teresifori, kuko ise ni muramu wanjye. Teresifori rwose nashatse ari umwana muto, mbese ari umwana dukunda, ari umunyeshuri, ariga ararangiza, arangije ajya mu bwarimu, arigisha kuri Nyundo, yahigishije igihe kinini. Umwana ubuzima buramukomeza, aragenda ajya mu makipe, agura amakipe, arayakoresha, amaze kuyakoresha aba umumotari, ayavamo aba umumotari. Nuko ukwezi kwashize yaje mu rugo aje kutwereka umugeni, umukazana, atubwira ko azagaruka aje kumwereka itorero azashyingirirwamo. Ku cyumweru aragaruka amuzaniye. Ku cyumweru yaraje amuzaniye itorero. Ayingo nirihe naha n'abapende iwacu mu Rusumo. Ni ukuvuga bamwerekaniye ko mu Rusumo. Yego. Ubwo bamaze kumwerekana azanye na za vitansiyo z'igihe zo kumutahira ubukwe muri uku kwa 12. Yego. Ku itariki 20 z'ukwa 12. Uracyabyibuka? Ubwo rero yaraje, abahuye nawe bavuye gusenga, arahagarara akabaramutsa nubwo ntari nagiye gusenga.
ubwo ikintu cyadutangaje ejo yego twagiye kumva mu gitondo nari mvanye umwana ku ishuri numva abantu bari kuvuga ngo ariko si ngo hari abantu ngo basenga bazahishwa ngo icyo babonye ngo bavuze ngo hari mu isanduku ndi mbere umukobwa ngo iyo sanduku muri kuvuga yabaye gute ngo abahanuzi ngo hariho abahanuzi bahanura ngo bavuze ngo isanduku ngo igiye kuboneka ndi none iyo sanduku ni ya hehe runaka ngo none se ngo ntuzi ko Teresi yapfuye ngo Teresi yahe ngo Teresi wanyu ngo mu mitako numva ubwoba buraje ihangane nari nikoreye iduka ngejeje umwana ku ishuri nsubira inyuma mbwira mushiki we nyirasenge ndira neza ndi nkuru yumvishije ni ukuri ndiko bavuze ngo Teresi yapfuye namwe nibyo ubwo nafashe telefoni mpamagara umuhungu wanjye uri Gisenyi ndi none inkuru bari kuvuga ni ukuri ngo natwe bari kuvuga ngo Teresi Fora arapfuye azize iki bigeze ngo yaje kwerekana umugeni ngo none yageze mu rugo ngo ahitira mu bitaro mu byahi ngo none yapfuye ubwo mbese twagize ubwoba cyane bwageze ku mugoroba umuryango nyine rwose gwarangije kubimenya ubwo niko kuza kumuherekeza bavuga ko baramugeza hano mu Kanyabihombo. yego kanizere ko mumeze neza bakunzi ba Kivu Iwacu ku biganiro tubategurira n'amakuru tubagezaho. Turi mu karere ka Rutsiro aho twagiye gushyingura umukristo wapfuye by'amarabira. Abantu baramuvugaho byinshi cyane, gusa hari umupapa umuzi nyine. Turakwakiriye, uratangira uwibwira abaduteze amatwi amazina yawe. Murakoze, amazina yanjye nitwa Niyoyita Theobald. Theobald. Yego, pastor, abantu batunguwe n'ibyabaye uru rupfu. Umugabo mupapa arafite ubukwe muri uku kwa 12 apfa avuye kwereka itorero mu kazananeretswe mu rusengero yababwiye umushinga afite. Nk'abakristo mwabyakiriye muti? Urumva nyine iyo bigenze bityo, iyo wumvise amakuru atari meza ku muntu witabye Imana, nta muntu wabyishimira, kuko twese tuzi ko tuzapfa, ariko nubwo tuzapfa nyine nta muntu unezezwa no kumva inshuti ye, mugenzi wawe, mwene so yitabye Imana. Ntawe binezeza, gusa twese byadutunguye kandi tubabajwe n'urupfu rwa Teresi Fora cyane. Yego, uyu Teresi Fora yari muntu ki? Yari umukristo mu itorero rya ADEPR. Yari umukristo mu itorero rya ADEPR. Yari akiri umusore, ntabwo yari agashaka, yakundaga Imana, ariko kandi yari n'inyangamugayo mu buryo busanzwe, yabanaga n'abantu neza. Nta kibazo n'iki na kimwe umuntu yahagarara ngo azamushinje. Yari umuntu mwiza nyine, yari wa muntu abantu bavuga ngo yarangwaga n'ingeso nziza. Yari afite imibanire myiza n'abantu bose. Muri makeya yari nta makemwa muri sosiyete nyarwanda. Ku myaka 60 arashaka, byo abantu bavuze ati n'ubundi imbere bamugiriyeyo, n'ubu ngubu abantu bakavuga ngo yarozwe. Ndi kugenda numva amajwi menshi avuga ibyo bintu. Hari ikintu biziho? Hari icyo wumvishe nawe nk'uko natwe twabyumvishe? Ibyo bintu byavuzwe na benshi bavuga ngo birashoboka, bavuga ngo kuba yaratinze gushaka ku myaka ye 50 ko bari baramuroze. Nyine uko gutinda ko harimo n'ukuboko kw'abagizi ba nabi, ariko kandi ni bya bintu bavuga ngo ni rumors. Ni biravugwa, ariko kandi agihamya gihari gifatika, kuko leta turimo y'u Rwanda yemera ibintu bifite ibimenyetso. None rero nta kimenyetso cyari gihari ko bamuroze, cyane ko n'ubu barimo kuvuga ngo bamuroze, ngo nta mahembe, ngo yishwe n'abantu babi b'abagome bamuroze. Ariko kandi nibiravugwa, kuko ntawe ufite ikimenyetso kigaragaza ngo avuge ngo njye ndagifite, bamuroze, yishwe n'ibi n'ibi. Rero ni ibivugwa, kandi nyine Munyarwanda yaravuze ngo umugani niba ari umugani ugana kariho. Rero ibyo
nta nduru ivugira ubusa ku musozi kuba yapfa gupfa ni ibintu bisanzwe ariko sasa icyamwishe nicyo cyabaye ikibazo mu bantu. None pastor, ko uburozi bukomeje kuvugwa mu barokore, kubera iki hatabaho kwerekwa abo barozi bari mu rusengero, mu byumba by'amasengesho, bari babashyira imbere bature nyine bihane bareke ibyo bikorwa bibi by'uburozi, kuko bimaze kuvuga kenshi ku bantu bagiye gukora ubukwe, abamaze kubukora, mbega bacungira aho ngaho uba ugiye gukora ubukwe cyangwa wamaze kubukora. Ibyo nakubwira bakavuga ngo nanone ngo Satani ngo yamutegeye ngo kuki atamutega mbere akiri muri izo shuguri waza kwerekana nk'umugore gutyo ku itorero bikagenda gutyo. Icyo nabwira abantu badukurikiranye nuko nababwira ko leta y'u Rwanda ntiyemera uburozi, ariko se buri cyambere, ariko kandi mu barokore nubwo ariho muvuze ko ariho bari kubategera, abantu bose bapfa ntibicwa n'abarokore, kuko umunyarwanda yavuze ngo umwana bumwe agatukisha bose. Mu bantu babi mu barokore barimo, no mu bapagani hose barahari, mu madini hose nta hantu hataba umuntu mubi. Rero ibyo muvandimwe yambaje umunyamakuru ngo kuki batamwerekwa, niyo wamwerekwa ntiwabivuga ubu bagufunga, RIB yabibonye akazi, kubera ko ni ibintu bidafite ibimenyetso, keretse ugiye ukerekana ahubwo burozi buri ukabura ufatanya ukabuzana, nibwo byagira agaciro muri leta. Ariko buno kubera ko leta itakibyemera ibyo ngibyo, ubona n'ibintu leta yo gufunga amadini n'ibindi, n'uwabyeretswe ntiyavuga ngo namweretswe, aricecekera kugira ngo ataza gufungwa cyangwa se bikaba intambara, cyane ko abantu barabizi yuko abantu bagenda berekwa bavuga ngo twabonye ibi byabaye birebire bizama akajagari, kubera ko leta idakunda ibintu bitari mu mucyo, bitari muri gahunda, idakunda akajagari n'akavuyo, abantu benshi n'uwabyerekwa ntiyabivuga. Rero icyo nabwira abantu, nabwira ngo buri wese acunge izamu rye, abe maso mu rwe ruhande, kuko icyo nabwira abantu nababwira ngo Imana izajyana abantu bakishijwe neza, nta juru ry'abanyabyaha rihari. Icyo nabwira abantu nababwira ngo buri wese niyihane akizwe, nuko nyine napfa azabona hajya, kuko buri wese nta muntu urapfa mbavuge ngo ngo runaka yapfuye ngiye yagiye ngo nta muntu uzaha aho wapfuye ajya. Icyakora kubizera Bibiliya ivuga ko iyo umuntu apfuye akiranuka ajya mu ijuru abona ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana rivuga, Paulo yandikiye Abaroma aravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo. Rero iyo umuntu apfuye yihannye, nk'uko yari umukristo mwiza, arapfa akabona ubugingo, ariko iyo upfuye nanone uri umunyabyaha urarimbuka. Rero icyo nabwira abantu, buri wese niyihane, amenye Imana ku rwe ruhande, buri wese amenye Imana yakorera. Ijambo kuri uyu mufiyanse we wamubwira iki? Icyo namubwira ngo nakomere, nta gihari kidasanzwe, ibintu byose birasanzwe, n'urupfu burya birasanzwe ruriho, cyane ko urupfu rwazanywe n'icyaha. Icyo nabwira fiyanse we, namubwira ntikomera, n'ubundi Imana nta kitungura, ibyabayeho byose Imana irabizi. Wamubwira ati komera bakugiriyeyo? Oya, ibyo simbivuga kuko nanjye simbizi. Icyo mubwira ni ukumubwira ngo ihangane, iyo ari yamuguhaye izaguha n'undi, kugira ngo noneho yongere yisange mu bakristo basengana, kubera ko iyo umuntu apfushije umugabo kuriya hari ukuntu batangira kumuvugaho amagambo atari meza, n'umwaku, uri umuteramwaku, amagambo nk'ayo ngayo n'ubundi. Icyo nasaba abakristo basengana, nababwira ngo bamube bugufi, bamufate mu mugongo nk'umuntu yapfushije sheri we, bari bagiye gukorana ubukwe tariki 20 z'ukwa 12, urumva ntabwo anezerewe. Icyo nabwira abantu basenga ndetse n'abamwegera inshuti n'abavandimwe, nababwira ngo nimube hafi, musengere, mumufate mu mugongo, bamube hafi, bamwereke urukundo, kuko kino ni igihe cy'uko akeneye abantu bamwereka urukundo. Ukurikije ibi bintu turi kubona mu itorero muri rusange, urabona Yesu akwiye kugaruka vuba cyane, ibindi byo gukosora kugira azagaruka aze ahantu heza. Ubu urabona abantu bari ku isi batakongera kuvuga ngo nabambwe. Abantu muri rusange nta gihe bigeze baba beza, kuva itangira ry'isi kugera n'uyu munsi, nta gihe umwana w'umuntu yigeze aba mwiza. Rero icyo navuga, ubundi iyo bavuga ngo haba ubugingo ariko haba n'urupfu. Rero
Yesu we kugaruka, ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo byose byarabonetse. Ibi biravuga ngo hazaba intambara, abantu bazaryana, mukazanazanga nyirabukwe, ishyanga rizatera irindi shyanga, hazaba indwara z'ibyorezo n'ibindi. Ibyo byose buri wese yarabibonye. Ahubwo birimo ngo abantu nibabe maso, kuko azaza nk'umujura, ntabwo azakomanga ku rugingo akubwire ko yaje. Ukurikije ibiri kubera mu itorero, ubu gushyira umuntu ku musaraba, kumuzana ku musaraba ukavuga ati va mu byaha, urabona imbuto z'ikera zikwiriye abihannye, cyangwa ibintu byose byabaye takataka? Ibintu by'iyi minsi birakomeye. Kugeza umuntu ku musaraba biroroshye. Ku musaraba umuntu we ubwe, iyo wamaze kwakira Kristo ukaba umaze kumenya inzira y'ukuri, ukamenya ngo agakiza ni iki, icyaha ni iki, byakoroheye cyane kumenya Imana ukwiriye gukorera, udakwiriye kureba ku muntu. Ababwiriza butumwa ntago bacigisha ijambo rigamije kuva mu byaha, ubwo ni ijambo ngo niba ufite miliyoni, iyo miliyoni yizana Imana irakugirira neza. Ibyo bintu gusaba mu nsengero, ayo mashyari n'ibiki byatuma umuntu aza ku musaraba, nibyo by'ibi turi kubona. Nyine urumva biragoye cyane ko yino minsi hari abantu kubera inzara n'ubukene, abantu bagenda bahindura inyigisho z'ukuri bazigoreka. Ariko nabwira abantu ko ijambo ry'Imana rivuga ko abazi Imana, Daniel yaravuze ngo bazakomera, nibakomera bazakoreshwa iby'ubutwari. Rero nababwira ngo buri wese nikaze imbere y'Imana ntuhejwe, ariko kandi umenye Imana yukwiriye gusenga utarebye ku muntu. Tubabwire bareke kurira, oya nibakomere, nibakomere. Ijambo ritubwira ko umaze gukora icyaha no gupfa uzapfa. Icyaha rero nicyo cyazanye urupfu. Ubwo nabwira abantu ngo buri wese nikaze niyihane, amenye ukuri. Biravuga ngo nitumenye ukuri kuzatubatura. Buri wese namenye ukuri, amenye Imana akwiriye gukorera. Reka tugushimire. Murakoze cyane.